Migozi hari ikintu ushaka agiye kubabwira niyo mpamvu nabatumyeho. Wambwiye se? Ese ndakubwira wenyine nako ko tubwiye. nshaka kubabwira wowe na Bijori Kirisi. nyine mbwira vuba ureke gukomeza gutinda. Nese urantegeka Nyangaho gumana iby'iwawe. Utegeka kubwira njyewe njyenyine. Njye ntabwo ngutegeka. natize nkababwirira rimwe mwese. Tubwirire rimwe twese duteze amatwi. Ariko ko mbona uri gutinda. Hasa ko mufite amazi. Erega njye nta mwanya mba mfite, mashaka gukora ibintu bikava mu nzira. Okay, ikintu rero nendaga kubabwira. Hari abantu bushize banyihaye ngo nkunda gusiga ibintu ku munwa, ngo bikagenda bikabera gutya, ngo bikagira gutya, ngo ngira mbabaza ikibazo. Komba nabishyize ku munwa wanjye, hari umunwa w'abandi mba nashyizeho. Si ibyo mba mvuga se ubundi se Yaho wajye uvuga ko bitanakubera. Nawe uri muri babandi bamvuga. Nanjye ndakuvuga gada, nose ko bitakubera, wajye ubireka kubishira. None ko wamvuze nzashya ryari? Uzashya ryari? Igihe ntabwo kiragera uzashya ubwo uzanatokombera. Wancumbye mu bugari. Urarinda ujya kumuforosa abigura yo wamuhaye arayakorera. Ikibazo nuko biba byanabishe. Bibiha se babikuriho. Nje mpamvu ivuze nuko mba nabibonye. Bigenda bishongonoka hano. hano. Bitakureba ni ibingibi. Bakireka kuririmbira. Abavunwa n'imitwaro batikoreye mu rubuke. Imana somono. Uyiririmba niwe bari kuririmba. Nanjye ngomba ukakuririmba nyine gira so yitugwe ndi. Kandi namwizigera yicuza. Nizigera yicuza. Abavunwa n'imitwaro. Abavunwa n'imitwaro batikoreye ni mu rubuke. Imana somono urushobora kunca cyangwa guhindukirana. Icyo kizakigenda cyishirika ibintu bimeze nk'ibintagarazi. Nicyangiza ngo kiraberewe kije umuhanda kiza kizungu.